Abaturage yabereye mu murenge wa Ngeruka, abatuye akagari ka Nyakagezi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba barimo n'abagizweho ingaruka n'inzoga zitujuje ubuziranenge, bavuga ko bamaze gufata ingamba zo kuzirinda. Ubwo narafata telefone ngo mpamagare na mudugudu, ubwo nagiye kureba nsanga aho yararyamye arapfuye. Ubwo rero muri rusange nagira ngo ntanga ubuhamya bugaragara n'amategeko. Ibizamubaza ihangane kuko murabona ntabwo nshaje cyane, ariko kuba mbaye umupfakazi nanjye birambabaje. Byatubereye urucantege, byaratubabaje cyane mu yandi magambo, kuko urumva kugira ngo umuntu atange amafaranga ye asengera azi ko asengera ikintu kiramugirira akamaro, hanyuma bikaza kumuhitanira ubuzima, urumva ko birababaje rwose. Ari ibishoboka babireka. Numvise umugabo Damascene ko ari we waba yarapfuye, ubu niwe nabashije kumenya ingamba nizo kureka ibiyobyabwenge, tugatangira amakuru ku gihe naho tubyumvise. Umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu ntara y'Iburasirazuba Rutaro Abati yasabye abaturage kuba ijisho rya bagenzi babo mu kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge. Tukabona na nyuma ya biriya byose byabaye bishobora kongera bikagaragara ko n'ubu ngubu hari abantu bagihishe bene biriya biyoga, kubera yuko atarumva neza ko ibyisha abandi ari byo biriya bagihishe bakiryamyeho. Rero Banyangeruka najya ngo mbabwire, ntabwo ukwiye gukorwa mu jisho kabiri. Ntabwo ukwiye kuba isoko ry'umuntu ushaka kukwica nawe ntanabeho mwese mukajyanirana. Icya mbere icyo mvuga ngo ntabwo yakwica we ngo abeho, n'ubundi muzareba bazicuruza ntabwo azigera abaho neza, muzabare ntabwo ushobora kubona inyungu ikomoka ku cyangwa uzatera imbere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yasabye abaturage ubufatanye mu kwirinda inzoga zikomeje gutwara ubuzima bwa bagenzi babo. Ziriya nzoga rero cyangwa se muri rusange biriya binyobwa bitujuje ubuziranenge bitwangiriza ubuzima bw'abaturage, bikabakerereza mu rugendo rw'iterambere, twabihagurukiye kubera yuko dufite inshingano yo kurinda abaturage. Ariko namwe nk'abaturage mufite inshingano yo kwirinda ndetse n'iyo kurindana, ukarindana mugenzi wawe. Niyo mpamvu rero urugamba rwo kurwanya ibi biyobyabwenge n'ibi binyobwa bituje ubuziranenge tugiye gufatanya. Minisiteri y'Ubuzima iherutse kugaragaza ko kuva ku itariki ya 2 Gashyantare 2026 amavuriro yo mu turere twa Bugesera, Ruhango, Nyamagabe na Rwamagana yakiriye abaturage 229 banyoye inzoga zitujuje ubuziranenge, mu gihe 28 bamaze kuzitakarizamo ubuzima. N'amategeko ibizamubaza ihangane kuko murabona ntabwo nshaje cyane, ariko kuba mbaye umupfakazi nanjye birambabaje. Byatubereye urucantege, byaratubabaje cyane mu yandi magambo, kuko urumva kugira ngo umuntu atange amafaranga ye asengera azi ko asengera ikintu kiramugirira akamaro, hanyuma bikaza kumuhitanira ubuzima, urumva ko birababaje rwose. Ari ibishoboka babireka. Numvise umugabo Damascene ko ari we waba yarapfuye, ubu niwe nabashije kumenya ingamba nizo kureka ibiyobyabwenge, tugatangira amakuru ku gihe naho tubyumvise. Umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu ntara y'Iburasirazuba Rutaro Abati yasabye abaturage kuba ijisho rya bagenzi babo mu kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge. Tukabona na nyuma ya biriya byose byabaye bishobora kongera bikagaragara ko n'ubu ngubu hari abantu bagihishe bene biriya biyoga, kubera yuko atarumva neza ko ibyisha abandi ari byo biriya bagihishe bakiryamyeho. Rero Banyangeruka najya ngo mbabwire, ntabwo ukwiye gukorwa mu jisho kabiri. Ntabwo ukwiye kuba isoko ry'umuntu ushaka kukwica nawe ntanabeho mwese mukajyanirana. Icya mbere icyo mvuga ngo ntabwo yakwica we ngo abeho, n'ubundi muzareba bazicuruza ntabwo azigera abaho neza, muzabare ntabwo ushobora kubona inyungu ikomoka ku cyangwa uzatera imbere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yasabye abaturage ubufatanye mu kwirinda inzoga zikomeje gutwara ubuzima bwa bagenzi babo. Ziriya nzoga rero cyangwa se muri rusange biriya binyobwa bitujuje ubuziranenge bitwangiriza ubuzima bw'abaturage, bikabakerereza mu rugendo rw'iterambere, twabihagurukiye kubera yuko dufite inshingano yo kurinda abaturage.
ariko namwe nk'abaturage mufite inshingano yo kwirinda ndetse n'iyo kurindana, ukarindana mugenzi wawe. Niyo mpamvu rero uru rugamba rwo kurwanya ibi biyobyabwenge n'ibi binyobwa bituje ubuziranenge tugiye gufatanya. Minisiteri y'Ubuzima iherutse kugaragaza ko kuva ku itariki ya 2 Gashyantare 2026 amavuriro yo mu turere twa Bugesera, Ruhango, Nyamagabe na Rwamagana yakiriye abaturage 229 banyoye inzoga zitujuje ubuziranenge mu gihe 28 bamaze kuzitakarizamo ubuzima. Mwe n'amategeko ibizamubaza ihangane kuko murabona ntabwo nshaje cyane, ariko kuba mbaye umupfakazi nanjye birambabaje. Byatubereye urucantege, byaratubabaje cyane mu yandi magambo, kuko urumva kugira ngo umuntu atange amafaranga ye asengera azi ko asengera ikintu kiramugirira akamaro hanyuma bikaza kumuhitanira ubuzima, urumva ko birababaje rwose. Ari ibishoboka babireka. Numvise umugabo Damascene ko ari we waba yarapfuye, ubu niwe nabashije kumenya. Ingamba nizo kureka ibiyobyabwenge tugatangira amakuru ku gihe naho tubyumvise. Umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu ntara y'Iburasirazuba Rutaro Abati yasabye abaturage kuba ijisho rya bagenzi babo mu kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge. Tukabona na nyuma ya biriya byose byabaye bishobora kongera bikagaragara ko n'ubu ngubu hari abantu bagihishe bene biriya biyoga, kubera yuko atarumva neza ko ibyisha abandi ari byo biriya bagihishe bakiryamyeho. Rero banyangeruka najya ngo mbabwire, ntabwo ukwiye gukorwa mu jisho kabiri. Ntabwo ukwiye kuba isoko ry'umuntu ushaka kukwica nawe ntanabeho mwese mukajyanirana. Icya mbere icyo mvuga ngo ntabwo yakwica we ngo abeho n'ubundi muzareba bazicuruza, ntabwo azigera abaho neza, muzabare ntabwo ushobora kubona inyungu ikomoka ku cyangwa uzatera imbere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yasabye abaturage ubufatanye mu kwirinda inzoga zikomeje gutwara ubuzima bwa bagenzi babo. Ziriya nzoga rero cyangwa se muri rusange biriya binyobwa bitujuje ubuziranenge bitwangiriza ubuzima bw'abaturage bikabakerereza mu rugendo rw'iterambere, twabihagurukiye kubera yuko dufite inshingano yo kurinda abaturage, ariko namwe nk'abaturage mufite inshingano yo kwirinda ndetse n'iyo kurindana, ukarindana mugenzi wawe. Niyo mpamvu rero uru rugamba rwo kurwanya ibi biyobyabwenge n'ibi binyobwa bituje ubuziranenge tugiye gufatanya. Minisiteri y'Ubuzima iherutse kugaragaza ko kuva ku itariki ya 2 Gashyantare 2026 amavuriro yo mu turere twa Bugesera, Ruhango, Nyamagabe na Rwamagana yakiriye abaturage 229 banyoye inzoga zitujuje ubuziranenge mu gihe 28 bamaze kuzitakarizamo ubuzima.